tuzi twaje twiteguye tuza neza mu muryango mwiza kandi mugari. Nazanye rero n'abasore n'abakobwa, nzana n'abagore b'amajigija n'abagabo b'imikwerere, nzana n'abasaza n'abakecuru kugira ngo tuze natwe dufatanye namwe gushimira Imana. Reka nsabe rero umusore wanjye twazanye aze n'intango, azane n'umukobwa iwacu mu muryango ujye uduhereza, hanyuma banyegere bigire hino kandi ntibatinde batebe, ahubwo batebuke kugira ngo bataza gutuma mwari kuze kugabana kandi nshaka kugabana mu muryango ahagarariye. Azanye intango. Iki kibindi ni ikibindi twakuye mu muryango wa Pascal Ngabo y'Amahina, badutumye baravuga bati nimugenda mu muryango kwa Leon ari duhagarariwe na Kamanzi, ntabwo mwagenda gusa, tubizi ko bafite umunsi mukuru, umunsi w'umunezero n'ibyishimo, hanyuma mutware iyi ntwererano nimugerayo muri bashyikirize mu izina ry'umuryango wa Ngabo y'Amahina Pascal. Iyi rero ni ntwererano kandi bitwerera umuco, kandi ikindi twaje tuje kongera ibintu mu bintu, dore ko ufite azahabwa natwe twabikora. Ntabwo ari ibyo gusa rero, kwa Kamanzi tubizi ko muri abatunzi, iwacu kwa Ngabo y'Amahina ntabwo tujya dutura ikibindi kimwe, kandi nta nubwo twanabikinisha gutura ikibindi kimwe mu muryango kwa Leonard. Ikibindi kimwe tugituye byaba ari itubye, kandi ntabwo twazana itubye mu muryango wanyu. Nagira ngo rero nongere mbahete kandi ikindi kibindi, iki ni ikibindi na muryango wa Pascal Ngabo y'Amahina waduhaye, bati nimugerayo mukabashyikiriza intwererano, mwibuke ko hari n'ubutumwa mufite, kandi mwibuke ko mutajya muvugira ku izimano kwa Leonard batuzimanira, nubwo tubizi ko bari umuco mwiza. Iki kibindi rero ni igisegura ijambo, nagira ngo muze kunyemerera iki kibindi umusego twagihaye nyine n'uw'ijambo, hanyuma tuze kukiganiriraho. Murabizi ko tutaganirira ku izimano, kandi natwe twaje inkokora zireba imbere. Iki kibindi rero nicyo tubuze kuganiriraho, nimuze kubona umwanya muze kumva ijambo, nanjye numva mfite igitekerezo nshaka gutanga mu muryango. Nibakomera amashyi. Murakoze. Rwose kandi mubyeyi yaragize ati kiraza gusegurira ijambo nugikuraho urupfu kukaza kumva rikwiriye, uraza kunyemerera, uze kunyemerera uwo mwanya nze kuwiharira. Ariko nabonye hananditseho ngo fanta, nza gusanga bivuga ngo fata a amagambo na eta turi kumwe a arasohoye. Bigaragara ko atari ubwa mbere umubyeyi muganira, ari mufitanye na gahunda y'uyu munsi, yaje atitumiye. Impureka agira Imana mukomeze munamanamane, nuza gusanga ikwiriye ukumva ari wa mutobe mwiza udatobamye kandi udakanga imitima y'abizera, uze kumwemerera mwizihirane. Impuri Kamanzi, reka rero nsogongere ubuki, hanyuma nawe uraza gusogongera wumve ko bikwiye ijambo, uraza kumva uburenganzira mumaze kumva. Ubuki ni umuryango wa Pascal Ngabo y'Amahina, nawe wumve n'iryo zina. Tugira aho twegeka, tugira imizinga iwacu, tukagira inkazi, tukagira izo twita ingina, hanyuma izo zose ziratara zikazana mu mizinga y'iwacu kwa Ngabo y'Amahina, natwe tugakora umurimo tugomba gukora. ntabwo uburenganzira ukagenda ugacika bugi, nta kibazo narenza ko ubuki, ahubwo nongera bakomera amashyi. Urakoze cyane, reka n'umuryango wanjye twazanye kuko bamwe basobanura. Hanyuma icyo ukenera cyose, ijambo ukenera ryose uraryemerewe.
ndashaka kuza kugabana muri iki gitaramo ngiwe n'umuryango twazanye, kandi umugabane n'ubugabane ntabwo ari uwanjye n'umuryango wa Pascal Ngabamahina. Murakoze rero. Iwacu mu muryango tugira intero dutera, tukagira n'imikirizo, kandi twasanze namwe intero yacu n'iyanyu zirasa n'imwe. Ariko nshatse kuvuga iki? Iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, mu muco wacu nk'abanyarwanda, abanyarwanda iyo bafite iribabanda, iribavuna, iribagoye, babiciyemo n'umugani bakababaza umugabo akazindura amaguru, cyangwa se akababaza umutima akazindura amaguru, hanyuma byababaza umugabo bikamurenza impinga akazamuka, yajya kuvuga ndetse akirinda kuza kwicara, kuko iwacu mu kinyarwanda umunyarwanda iyo afite ijambo ntabwo tubyicarira, turarihagurukira. Ariko mu baturanyi bacu baravuga ngo ijambo bashaka kugira ngo baganire baritsindagire bararyicarira. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu ubona mpagaze gutya, ntabwo naje gutera impagarara mu muryango, ahubwo ni wakuca. Ngira ngo uracyafite impagarara, umvaga nakuronga wicariye, ariko nsanzwe ugifite akabaraga. Murakoze cyane. Hanyuma urabizi iwacu mu muryango kwa Ngabamahina twagize umugisha, tubyara abana b'abahungu n'abakobwa, ariko tuza gusanga mu bakobwa twabyaye dusanga nta mukobwa dufite watubera umukazana. Hanyuma tuza kwibuka ko iwanyu mu muryango kwa Leonard yasangiye na Ngabamahina, baraganiye, baraturanye, kandi ikindi bacanye ku nda. Hanyuma akajya tuganira akavuga ati bana banjye, uriya muryango wa Leonard muzamenye, muzabane neza, twabanye neza, twarasangiye. Wa mugani w'abanyarwanda ngo basangiye akabisi n'agahiye. Iyo basangaga, iyo Leonard yasangaga bihiye, iyo Ngabamahina yasangaga kwa Leonard bihiye, barasangiraga. Hanyuma banasanga bitaranashya, ni naho umugani wavuye. Hanyuma murabizi ko iwacu twahingaga imyumbati, nuko umwumbati bakawukura bakawusangira, umwe akarumaho undi akarumaho. Iyo mpamvu bavuze ngo abantu basangiye akabisi basangira n'agahiye. Ntabagombaga rero kugwa munsi y'inzira, kandi mu mirima byeze bihari. Tuza rero kwibuka ijambo data yatubwiye, turavuga ngo ubwo tugize icyo dukena, reka duhaguruke tujye mu muryango kwa Leonard, tujye kubasaba dore ko ari abatunzi. Hanyuma ibyo dukennye umuryango wa Leonard turabifite. Tuza rero tuje mu muryango wawe. Ese Pierre, ko bizi ko guhangara atari umuco natojwe, ijambo ko numva rigiye gusa nkaho rifashe umwanya, wowe ho n'ubundi uri umuhake kwa data, ntabwo turi bukwemerere ngo wicare utaryururukije. Uhanyemereye data akaba yiciriye akabuge n'ubundi ko waje kumuhako. Nyakugira Imana mubyeyi Kamanzi, hino uruti dore n'izabukuru zimaze kuba izabukuru, ureke waje kudushakaho amaboko akomeza tuganirire impuji. Najeje kandi urakoze cyane. Mwibuke ko n'ubundi ukuboko gusaba kujya munsi y'ukuguru. Ubu rero ni jyewe imvune ariko zitari izo mu mutima, ahubwo n'indwara ufite kandi yifuza ko byose bitanga twagiye tubiganira nk'uko wagiye ubivuga. Uyu munsi rero mugarutsi wacu muje mugira ngo dusubukure aho twari tumaze, kandi ijambo ushobora ejo uravuga ati mwaje n'umuheruka iwacu, mwaje muzanye impano zifatariye, siko wabwiye, kandi uko niko byagenze. Uyu munsi rero nawe uri umuntu mukuru, numva bihagije, numva bihagije, nta kibazo. Kugira ngo tukuze twinywere ubuki, kuko dusanze mu gitaramo cyo gushimira Imana. Nyakwigira amata ku ruhimbi inshuti nk'amaguru. Reka nongere mpagarare hano mu mwanya mwampaye, ntabwo nahangara kuvuga ngo naza kwicara, kuko ndacyafite ijambo rindemereye mu mutima kandi ngomba gusohoza. Ntabwo twabasabye gusa ngo tugende twicare, irembo twasabiye umugeni murarizi, nta n'umwarari twemereye n'umugeni twabasabye. Ngira n'ibizera Imana Tasiyana niwe twari twasabiye irembo,
kandi tumusabira irembo dusaba ari umuryango twaje gusaba kuko n'ubundi umuryango wacu wabengutse umuryango wanyu ariko twumva ntidukwiriye kuguma gutyo. Mbere rero yuko nagira ubundi butumwa bw'umeza ntabwo ari bwo bwa mbere dusabana abageni duhana abageni n'inka. Hari abo mwaduhaye mbere mwadushingiye bwa mbere, ntabwo rero twahangara gukomeza gusaba gusa tutabanje no kubereka abageni mwadushingiye ngo nabo baze babasuhuze namwe mubaramutse nk'ababyeyi babo. Niko rero umuco wacu uri, kandi ubwo iyo mvuga rimwe bajya babyumva kabiri, nyamuneka ntimuze kunterwa kuko nashaka kugabana muri iki gitaramo. Nimutuma nyarwa rero nanjye nigira mu muryango ndabigaho. Ubwo rero nibatere intambwe batebuke baze maze basuhuze ababyeyi n'ababyeyi baramutse abana. Tambuke muze nsange hano kandi aba ni ba bakobwa mu muco wacu wa Kinyarwanda mwadushyiriye twabasabaga. Hanyuma ntabwo twari kuza rero abana tubasize kandi baje iwabo, niyo mpamvu nabazanye kugira ngo baze namwe muze kuza mubaramutse. Dore ko umuco w'iwacu nta mwana uramutse abakuru, ahubwo abakuru nibo baramutse abana. Nagira ngo munyemerere mu byubahiro byanyu muze muramutse abana twabazanye kandi abakozi rero turabashimiye. Nimuza kubona ko bikwiriye kandi ndabizi wari mu muryango muri bagari muri kwije muraza mu mwanya basendete kubasaba Imana bamugisha genda wicare. yego umuntu wagufatira neza abantu cyo ubundi wamwimiki. Ahubwo mubyeyi Celestin, mu ngingo zose twari dufite turazihagaritse tukugeza uwa mbere ngo banze kugira ngo batubwira amashyi uri kurashaka. arakoze gusangiza amagambo cyangwa ibiganiro isango yacu. Reka rero karabe banza umwere byose wari wabyiteguye. naje nikwije kandi nabwo ko nasiye imbere kandi umuryango najemo n'umuryango mugari. Buriya niyo turi iwacu mujya muzamura ijwi tukabyumva tukumva ko murimo muradusabira muti Mana ubwo ugenderera abandi nabo ntubibagirwe kandi ntubasibe. Rero twabazaniye isuka ya mbogo mu muco wa Kinyarwanda, akaba ari isuka isaba umugeni, maze mutwakirire iyi suka. umuryango reka tumuhe amashyi waje kuba tukanahinga impamvu navuze ngo banza Petero yereka rwose. Twazanye kandi n'indi suka, ntabwo twazanye isuka imwe, isuka yitwa cyoze cyongera inka, ikaba rutangwa no gushikisha kandi basukanisha amapfa, kabarwa mirenge so bakunze ibintu usanga mu gikundo no mu kunyuka igikabo rwikurikirana igitego kigatera ubwuzu mu gikundo. Iyi niyo gutera ubwatsi. Murakoze cyane. Hanyuma urabizi iwacu mu muco wa Kinyarwanda abagabo y'amahina tugira imashini zikata ubwatsi. Icyo twabonye ntabwo zica ubwatsi, kuko iyo dusanga zica ubwatsi ntabwo twari kuzikoresha, ariko twabonye iwacu mu muryango zikata ubwatsi. Imashini rero gakora nta kibazo. Imashini rero ikitwa ntajoro ku mutunzi, kumva murayikoresha murayikoresha, ariko kandi mureba n'ubwo twaje nawe urabona uko bimeze. Twaje mu muryango w'amahina, imashini twayizanye izabafasha gukata ubwatsi bwabo nimumaze bugiye gutera, ariko nubwo twaje mu muryango dufite ikibazo uko tugenda tuganira ndabona ibintu bigenda bihinduka, tukaza kujya ku musozo
ibyari ibibazo byabaye ibisubizo nawe bisubizo twakiriye. mwongere mumera amashyi Ikindi umuryango wa Ngabo y'Amahina waduhaye ikibumbiro, ntabwo ari icya kizungu ntabwo ari n'icya kijyambere, ni icy'umuryango wa Ngabo y'Amahina Pascal. Uravuga rero ngo mu muryango kwa Leonard wadushyiriye iki kibumbiro, hanyuma ntabwo turi buze kubigisha uko bagikoresha kuko nabo twarabanye, twararagiranye, twaraturanye, twarasangiye. mwongere mubaze si icya kizungu si Ntabwo ari icya Rwanda ni Leonard. ni icy'umuryango w'Abanyarwanda. Uzaza kubaza mubwira uti ni kwa Leonard, ni icy'umuryango wa Ngabo y'Amahina, ariko umuryango wa Ngabo y'Amahina wakigeneye Leonard, umuryango wa Leonard. Nta muntu rero uzaturuka iburyo cyangwa ibumoso, waturuka imbere cyangwa inyuma, hirya cyangwa hino, waze kuba gira ibyo avuga ku iki kigo. Wabyumvise. Si ibyo gusa, iwacu turadahira, iki ni igicuba, kandi iki gicuba urabizi ko ni bigire neza kugira ngo ibyo nari ngiye kuvuga ntihabamye bikuremo. Ni isugi ntabwo kigeze gikora. Iki nacyo ni icy'umuryango wa Ngabo y'Amahina wahaye kugira ngo tuzanire umuryango wa Leonard. Ntabwo rero nakibaha n'inzindano, ahubwo niyo mpamvu bari gukuraho inzindano kugira ngo mubanze murebe neza uko byifashe. Nacyo twakibona. Murakabyara. Hanyuma mu kanya kagiye kuza nagira ngo naza kubasaba umwanya muze kumvosha maze nakwira. Ndabashimire, reka nsaba umuryango twageneye duhuze ibiganza dushimire uyu muryango uduhaye ikaze muri uyu mwanya. Mwanyemerera tugahuza ibiganza. Ariko kandi ikindi Kamanzi, umuryango wa Ngabo y'Amahina Pascal dutuma gusaba umugeni. Bishatse kuvuga ngo ubutahari jyewe ukuri nageza ruhaka rukomeye. Aramujyanye uwamuza mpayo rwa nkubito uw'igikundiro, aramujyanye rwizihira ngabo rwa mugenza ifura mubaho. Nabona imyaka nanjye yasatiriye ubutahari jyewe mu muryango warakoze cyane nyagutaramirwa, wongera umurisha ucutse kandi ubumare mukabyara izindikije inkobyi. Aba bantu mwabahaye amashyi ko batambuka n'izuba. Nakomeje ndeba nditegereza mera nka wa wundi wageze mu mahuriro y'umuhanda biramucangara akataragaruka. Mubyeyi Celestine nabonye basa bose, nuko nanjye ndebye Osikari mbona ntawe najura, nuko umubyeyi Kamanzi mbona guhinira urugo ati ngaho tumara amatsiko kabyara izindikije inkobyi. Arakoze cyane. Reka mwarimu Kamanzi kabasaba umugisha. Agira hino. Reka nsabe Osikari atera intambwe imwe yigira imbere. Hanyuma kandi reka nsabe umugaragiye mwakira ikingo kugira ngo icyo mubwira mfashe.
umusaza ariko kabanza gusubiza neza. Hanyuma mwarimu Kamanzi uyu musore dusabira umugeni muturamukize nawe umusaza yatumije mu gitaramo yego murakoze. Reka nongere nsabe umugaragiro nyuma musubize. maze ubundi umwanya ndawuharira mu isangiza ry'isango yacu adukomereze. urakoze mubyeyi Celestine. Ariko mubyeyi Kamanzi nawe ngo inka yabyaye muki birabire birabyitegereza ntukiragira ati urwanjye narwimariye hasigaye n'aho abashumba agenda wikande ko umutobe udatobamye n'ubundi amazi abaye makeya harirwa imfizi mporeka vyane bakumpera amashyi mubyeyi bakwizimye cyane. Arageze ati nguhariye urwo rubuga ngo rwiharire ariko Oscar kagira Imana nanjye reka nkugirireho umugisha niko ye raho kagira imfura we si waje kuba ikima haje kuba iki ko mbona utagise kudakora urudacira cyangwa kugendekeye bite koko. Ariko disi Oscar ntabwo ari uyu nari nzi. Oscar muza aseka yishimye yewe ari umukuru w'abanyeshuri mu kigo twigagamo hariya kwa Mutagatifu Yozefu w'i Kabgayi. None Oscar ubaye ikinyago ariko burya bagenzi urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose. Uzagukunda nawe uzajya umukunda. Uyu mugabo naje gusanga ari umugaragu w'urukundo rwaramushenjaguye akaba ari nayo mpamvu mbona yitwaje inkoni. Ese mubyeyi Kamanzi cya cyizere cyiza batugirira batubonyemo umuganga barashaka ko mumuvurira uyu mwana w'umunyarwanda atava mu ntoki abacika. Ngaho ndi naje gusanga iyo nkoni ngari y'ubutware unyemerere uhindukire urebe inyuma yawe utureberemo uwakugiriye iki gitekerezo cyo kwiyambura impano ugashaka kwambara ipantaro y'abagabo maze umubwira kwegere tumukomera amashyi. Yagize umumaro dore nguyu byungura inama atambuke mu mukomera amashyi cyane ati niwe waniye umugambi no murariye. Ariko urabona ko ni n'umusirimu wamutwerereza mu rufito mba nambuye data ni mu mukomera amashyi cyane mubyeyi. Hanyuma rero unyemerere ubwo ariwe wemeye kuba igitambo umufashe n'iyo nshyimbo nasanze ari ubutware. Maze Oscar hari abatakubonye unyemerere uhagarare hano urambura ibiganza bibiri apana kamwe nk'utega imodoka bagukomera amashyi. Nimwakira umukwe wakagira umwaka urakagira imfura komeza gutambagiza umurwa kuko uwo umwami akunze amutambagiza umurwa maze unyemerere uhindukire urebe aho tugiye kukwimurira ibyicaro ugira ngo bariya basore uracyari mu cyiciro cyabo mba ndoga rwabugiri. Reka nsaba aba basore babigamire gato cyane intambwe imwe yonyine intambwe imwe namwe baja ubundi ku mukwe twamubonye. Reka nsabe byungura inama atambuka tuzaniye iyo nkoni yo gusindagiriraho nasanze ari ubutware. Ubundi ubwo wemeye kuba igitambo turaje tukubanza ubwo ngubwo dutambire mushyikiriza iyo ngingo kagira Imana. Hanyuma uratambuka muri biriya byimbo urahera iburyo bwawe udusuzumire biriya byimbo. Bavuga yuko abeza babyiruka imyaka yose hanyuma wowe nyamibwa ujya conura gahinyuka bituma nkurata nyamibwa igikundiro. Oscar ubwo nta gituritse iwacu birejejwe ntuhatinye tambuka gake gacyo shinja umukomera amashyi ngo uyu mukwe twategereje ko igikundiro
bituma abana bayoboye nanjye ndabatwaye ubwo bavuye mu bagaragu basigaye nyoboye ntakura nanjye mukomera amashereka ndakwiriye reka dukore umurongo umwe watojwe aho rero kandi nari mbagucishije ngo batagutera impagarara kandi bamaze kuba umutware nibagende batera icyere hariya nuko gusa namwe muri imfura ubu Oscar yatoranyije na mujora n'imbese muhumure ntandukanye n'aba bandi birirwa babasebya bya bindi by'abasenzi bataye umuco abo ntabwo batojwe inzira y'agakiza barakatsindwa na rurema nuko nimutora umurongo umwe murenganiye muringanire rwose wa murongo mwiza mwatojwe nuko maze rero uhereye umunsi Oscar yamaze kubatambuka bya bindi mwirirwa bamuhamagara Oscar nongere mbihaniza imbere y'abakuru mujye mubanza muti bwana Oscar ubu uyu munsi iryo ni ipeti muzamura izo kimburiro ubwiye ireba hasi mwe muyirebeshe hejuru mutange ikinyuranye nuko ko nta cyemezo murafata wazamuye shana utaza kunkoraho koko nuko uzajya uyitwara utyo mu gihe umutwara yirebesheje hasi kandi nayirebesha hejuru ujyumbanura nuko Oscar kagira imfura n'ubundi ni wowe ukwiriye nyemerera aba basore watoranyije dore barisiga bakisanga ntawe basanga bagira inama unyemerere ubagabire babwire uti batatu bo hepfo bahaye igisaka cy'igihunya babwire uti ngaho umuce hano izo nkoni ziri hejuru zamura iyo nkoni babwire uti batatu munyure hano nta n'isoni uyimanura ureba akakubahuza cahangaha nawe muce hano bahaye igisaka cy'ibigori izo zijya zikomeza zireba hejuru kuko nta cyemezo kirafatwa muri mwe nuko ubundi ko umukwe twamubonye se kandi mwicare mutatanye utaza kuza kuvaho mukurura ikizira hejuru mwicare mutatanye nuko wicara utatanye shara ntubona ko bicarana mbere yawe se byubahiro by'abasiribateri ugira ngo ni ibyo mujye hejuru shara kandi muzatuma wazamuye inkoni shara Oscar bo batangiye kujya bicara mbere yawe ubwo banza ushike kagira imana banza ushike nabyungura inama mushike nimwe mubereye ubundi rero ugabisha biganza n'abirenge ushatse wagira utyo ukababwira uti mwicarire izo ntebe babwira uti mwicarire izo ntebe njyewe ndashyitse urakagira imana mubyeyi Kamanzi onyemerere mw'uyu mwanya mwiza ubwo tumaze kwimurira ibyimbo bikwiriye ukwiriye onyemerere hanyuma tugira ijambo ryera uyu muryango mugari usanzwe turi mu gitaramo babwire ko muri abatunzi iwacu mu muryango Kagabo na Pascal turi abatunzi akaba ari niyo mpamvu muri uyu mwanya inkwano muri budukoshe turasaba kwera kubera ko turi abatunzi rero inyana dufite ni nziza izo twabazaniye zifata ariko nazo ni nziza mwarazishimye muzashimye n'urwuri nubwo rero saboneza icyo nashatse kukubwira yego izo mwatuzaniye twarazishimye kandi ziguwe neza ariko turashaka n'izindi zirara amahembe turazifite nazo tugira inyambo zikomoka ku nyambo tukagira inkoko zikomoka ku nkoko tukagira n'indage tukagira n'ingabe izo rero zose zirahari kandi inyana umunani zirari imfizi mu mahembe turazifite nazo turazongera ku zindi ntabwo turi muri kuramo turongeraho izo zose turazishaka n'icyoro iwacu mu muryango urakoze cyane turazifite twaje twikwije mubyeyi Kamanzi arambwiye uti burya mwana wanjye ntuzagire ubwoba ngo wifate burya imfura ingana na se aje kureba umubyeyi munganya uruhanga mbona mwakirana mukagwa miswi ariko nza kumva neza ko hari icyo ngomba nanjye gushyiraho
naje gusanga ya nyana nziza basize mu ifatarembo yarageze mu rwuri rwacu igubwa neza. Ariko kandi si ibyo gusa, ubu tuvugana yamaze kwibaruka imitabi ibiri. Ibyo nabyo biramaze mumaze kubishimisha. Arageze ati dufite izikomoka mu irage, tukagira izikomoka ku mpuku, ati ndetse kandi tugiramo n'izikomoka kuri za zindi z'ibwami arizo z'inyambo. Atari kizo kuko nasanze aziz'umwami, ati nashatse izi zikomokaho. Mubyeyi narigize nti wanyemereye bakatwongeramo n'imfizi Rugogo izazigenda imbere. Nimusanga aribyo birakwiriye muze kubyemeza murakagira Imana. Byemeza niba kumvira amashyi. Ubwiza bw'abaturage mu muryango umuntu twizeye kugira ngo tuze guteba tunatwunganira. Leta wabyumvise? nabyumvise kamaze Wacu mfizi nayo ikeneye. uruhogo rwose irahari ntabwo twayisubizayo kandi igomba kujya mu zindi. Mwakoze cyane. Ahubwo nabyo turabyemera iyo naza kubona umwanya wabonetse mukaza kubwira ko yahageze. Leta bagucurangira Yego. rwa rwego twazanye abasusurutsa kino gitaramo Abanyaramire nanjye numve kugira ngo umwanya wabo. umuryango ugari w'igiti Yesu agira neza. Urakoze cyane mubyeyi.